hari rero abantu bazana systeme y'iyi si ngo ni gute twafatisha abantu b'iyi si kandi ari n'abantu biyitirira ivugabutumwa. Ndababwire ivugabutumwa ryose ntabwo ari irya Yesu, hari n'ivugabutumwa rya Satani. Ivugabutumwa rya Yesu ikiriranga nuko ribwira abantu ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa Data atamujyanye. Naho ayandi mavugabutumwa ngo twasuye abarwayi, ngo twasanze umuntu ari guhata ibirayi turamugumura turamufasha, nubwira abantu ko Yesu ari umwami akaba n'umukiza, iryo vugabutumwa rirapfuye. Urakwiye kurimenya. Na ushobora kunyumva ari huba cyangwa ari naho ugendera ari byo byagufasha, ariko Zaburi ya mbere. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Reka nawe umuyoboro kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve ijambo ry'Imana, Imana ikumera umugisha, imbaraga y'Imana itahe ku buzima bwawe kandi Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Uyu munsi mfite ijambo ryanejeje umutima wanjye, ni mu ndirimbo numvanya abaririmbyi baririmba ngo ni umugisha ukomeye kumenya Yesu, bavuga ngo ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Ni igitangaza gikomeye cyane kumenya umwami Yesu. Yesu ashimwe cyane. Kimwe mu bintu wageraho ukumva kugeze ahantu hafatika, ukumva ko ubuzima bwawe bugeze ahantu hashimishije, ni ukugera ku mutima w'umwami Imana, ni ukwakira umutima w'umwami Yesu ukaba mu mutima wawe, ubaho unezerewe, amahoro agataha ubuzima bwawe, imibereho yawe yose ikarangwa no kunezerwa. Yesu ashimwe cyane. Enoke ngo yabayeho mu buzima bufite Imana mu mutima we, ngo abaho nezerewe, ngo akajya atekereza akavuga ngo iyi si tuzayivamo ryari. Ngo ariko kubwo kwikonekita n'ikirere cy'ijuru no gutekereza iby'ubwami, ngo Imana ikajya imuhishurira ururembo rwera Siyoni uburyo rusa, Imana irangije imujyana mu ijuru adapfuye. Yesu atugirire neza cyane. Nta bundi buzima wabamo iyi si ikareka kugufata w'ijambo, ni ubuzima bwo kubaha Yesu. Iyi si irakubwira ngo urapfuye, ariko Kristo uri muri wowe akakubwira ngo subiza iyi si ngo mbayeho, ndimo ndabona kubaho kwiteka ryose. Imana itugirire neza. Ubuzima bwose wabamo butarimo Yesu, butarimo kumenya Yesu, ubwo buzima ni zero. Ubuzima bwose wabamo butarimo kumenya Imana ko yatanze umwana wayo Yesu Kristo ngo kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka, ubwo buzima buzasandara, buzarimbuka. Niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Hari rero abantu bazana systeme y'iyi si ngo ni gute twafatisha abantu b'iyi si kandi ari n'abantu biyitirira ivugabutumwa. Ndababwire ivugabutumwa ryose ntabwo ari irya Yesu, hari n'ivugabutumwa rya Satani. Ivugabutumwa rya Yesu ikiriranga nuko ribwira abantu ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa Data atamujyanye. Naho ayandi mavugabutumwa ngo twasuye abarwayi, ngo twasanze umuntu ari guhata ibirayi turamugumura turamufasha, nubwira abantu ko Yesu ari umwami akaba n'umukiza, iryo vugabutumwa rirapfuye. Urakwiye kurimenya. Na ushobora kunyumva ari huba cyangwa ari naho ugendera ari byo byagufasha, ariko Yesu niwe mwami ukiza ubugingo bwawe. Niyo mpamvu nanezerewe cyane ndavuga ngo ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Umuntu aba ari indaya ruharwa, ari umwicanyi ruharwa, ari umujura ruharwa, ari umurozi ruharwa, yamenya Yesu amateka agahinduka icyaremwe gishya. Bikibagirana bari bamuzi aroga, asambana, yica, agambana, n'umutima we yari yariyiziho ko ari umunyeshyari, akisanga ni umugwaneza kubera ko yamenye Yesu. Muntu wari umuzi yicara ku icupa ari akaziza, ariko yamenya Yesu amateka agahinduka, akavuga ngo nishimiye imbabazi z'Imana.
n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Natekereje kuri iyi ndirimbo irinjira bangwa ikintu gikomeye cy'umugisha no kumenya Yesu. Ntabwo ari ugutura muri etaje. Yesu ashimwe cyane, kuko kwa data ho hari amazu menshi. Yarabivuze, haratubwira ngo iyaba adahari mba mbibabwiye. Ntabwo ari ugutunga visa, kuko uyu Yesu wahindutse umugisha kukumumenya. Uyu Yesu watumye tugira umugisha kuko twamumenye. Yatanze visa ngo nimugende mu mahanga yose, mubwire abantu ubutumwa bwiza, mubabwirize iby'ubwami, bihane, abakobwa bahagarike gukuramo amada, abagabo bahagarike ubujura, ubusambanyi, ubwicanyi. Mubabwire ko Kristo ari hafi kandi azaza. Kumumenya wese ari umugisha. Yesu ashimwe cyane, ni umugisha ukomeye. Ushobora kubona ubaye mu buzima bugoye, ubuzima bukuruhije, ubuzima burimo induru, ubuzima burimo kuburara, ubuzima burimo urushako rubi, ariko nimba ufite Yesu nk'umutabazi, uri mu bwihisho bukomeye. Iyo ntambara azayirangiza. Uw'iwacu yararirimbye ngo ufite Yesu nk'umutabazi, ari mu bwihisho bukomeye, garukira Yesu arakubera byose wifuza. Murihangana, nuko umwuka agomba kubikora. Yesu ashimwe. Bararirimba ngo bavuga bakomeye, ngo babikurikije mu imiryango bavamo, ngo amashuri bize, ngo n'icyubahiro iyi si bago. Ariko aravuga ngo nyamara bizera Yesu nibo bakomeye, ngo kuko bemewe n'Imana umugenga wa byose, ngo bafite ubutunzi bwo mu gihe cya none n'ubwo mu gihe kizaza. Iryo ni ijambo, iryo ni ivugabutumwa ko ari umugisha ukomeye kumenya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Kadusoma amagambo yo muri Yesaya twasenze. Nimba ufite Yesu, umupfakazi wari wabuze icyerekezo, abantu bari kumuseka ngo baramusenda, umwana we yapfuye w'umuhungu ari mu kiriba, Yesu yerekeza mu mudugudu w'Inayini. Hari abantu bazi ko umukiza atazi Inayini, ariko muri uwo mudugudu baye, muri ubwo buzima baye, ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Iturize naza, azamenyekanisha ko kumumenya atari ugukorwa n'isoni. Yesu ashimwe cyane. Twisomere Yesaya 5:3-4-5. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo nukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twatekereje nk'uwakubiswe n'Imana, hagacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Yesu ashimwe. Shaka kuvuga kuri iri jambo gatoya rirasobanutse. Nubwo Yesaya ari mu isezerano rya kera, ariko yahishuye Kristo wahishuwe kugira ngo adutabare. Twavuze ngo ni umugisha ukomeye kumumenya. Uyu Yesaya yamumenye igihe kimwe Uziya yapfuye. Yesu ashimwe. Icyama Uziya ukubwira ko atakwishyuriye inzu utabaho, utaba Nairobi, utaba Kigali, utaba karitsiye runaka, agapfa agakurwaho, ukareba umwami Imana ko abeshaho abamwiringiye bose, ukamenya ko Yesu abeshaho abamukorera bose n'abamwakiriye bose. Hari igihe mu buzima ugira Uziya akakubuza vision, akakubwira ngo nudasamba nuzabaho gute. Uzi uko hari n'umugore n'umugabo abona inzara byanze mu rugo byanze, agahisha umugabo wahana akura amafaranga yakura mu bagabo gusambana, akamubeshya ko agiye ahantu kandi agiye muri hoteli Gisenyi kandi anasenga biriho. Ariko ubu ufite Yesu cyangwa ufite Satani ugiye kukurimbura. Imana itugirire neza cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko uyu Yesaya aremera, aravuga ngo nzakomeza ndindiriribwa. W'Imana yica Uziya, Yesaya abona umwami Imana,
atangira guhanura. ageze mu 9 haravuga ngo hari uzavuka azitwa igitangaza, azitwa Emanueli, Imana iri kumwe natwe. avuge ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, kandi abamwiringiye bose bazakira inkuru nziza y'imbabazi. ageze kuri 53 Yesaya ahishura byinshi, ngo abantu benshi bazatekereza yuko yakubiswe kubera ko yigereranyije, yakubiswe kubera ko yise umwami w'abayuda. aravuga ngo ni nimba zacu azikorera, n'ibyaha byacu azikorera, n'ibihano byahawe nibyo bidukiza. Yesu ashimwe. bibutse Yesaya ni umuhanuzi mukuru muri Bibiliya uruta abandi bahanuzi bose. ni umuhanuzi wahishuriwe ibyari bihishwe mu itangiriro kugera. Yesu ashimwe cyane. muri Maraki anongera ahishurirwa kuva muri Matayo kugera mu byahishuwe. ibyo byose buri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesu ashimwe cyane. teoloji irimo ikomeye nuko Yesaya yabaye umuhanuzi mukuru, ahanura Bibiliya yose. afite ibice 66, kandi Bibiliya nayo igizwe n'ibitabo 66. usanga 39 byo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bisigura ibitabo 39 byo kuva mu itangiriro ukagera muri Maraki, ndetse 27 bisigaye usanga biri gusigura kuva muri Matayo kugera muri mu byahishuriwe Yohana. byose bikaba 66. Yesu atugirire neza cyane. ni umuhanuzi w'Imana. yahanuye aravuga ngo nyamara inimba zacu, n'ukuri nimba zacu. mama wa mukobwa we uri mu biyobyabwenge, mu businzi, mu busambanyi, ukaburoga, hari uwakwikorereye va muri izo kondisiyo baguha. uko hari umuntu baha kondisiyo kugira ngo akire ari umukobwa, ngo agomba kuzajya asambana n'abantu benshi kugira ngo aroge abone amahoro, umuryango we habone kushaka, ngo nuko hapfa umuntu, ngo kugira ngo inzu bubatse yuzure, ngo hagomba gupfa umuntu. ibyo ndabizi, ntabwo ari byo numvanye abantu ngo mbikubwire, ndabizi, nabibayemo, narabibonye. Yesu ashimwe cyane. ariko nta wundi wakuruhura. iryo ni iterabwoba rya Satani, iyaka amaboko ya Satani. uze usezerane n'umwami Yesu, araguha byose wifuza. hari n'abandi batajya muri ibyo by'imyuka mibi, ahubwo Satani akakubwira ngo nudasambana ntuzambara neza, ntuzajye. nimba ugenda mu modoka wasambaniye, nimba ugenda mu modoka wibye, wanyanganyije, iyo ni imiruho, ni uburetwa. hari hoya wigira ubwoba ngo ubu nabahone, ngo ko n'inzara no gusa nabi. nta muntu wigeze ukorera Yesu, nta buryarya afite, wigeze usa nabi. Yesu ashimwe. biraba ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. haleluya. kandi imibyimba ye niyo adukirisha. yarakubiswe, ndababarirwa, aterwa icumu, twese turatinya, arabambwa, turabamburwa. uwo mwami ni uw'amahoro, ni uwo gushimirwa. mwemerere umwakire, akubera umwami n'umukiza. Imana ikugirire neza. Imana ihindura ubuzima bwose budafite Yesu. mbabwire, iyo ufite Yesu mu rugo rwawe ntusengera ngo umugabo yagukubise. hari abantu tujya duhura mu musozi, Yesu atugirire neza, akirirwa kubita ibiti n'amabuye ngo umugabo wanjye murekure. nutunga Yesu nawe uzagutwara umugabo. kereka Yesu wawe niba umushidikanya. ibya Yesu nibivogerwa, ngo mukubita agakubita, akirirwa kubita. Arige rero n'abantu batamenya gusenga, bagasenga mu bujiji. Bibiliya iravuga ngo murasenga nimuhabwa kuko musaba nabi. yanze kongera kubwira abantu ngo ninjiji, ho gatoya yarivuze ngo nta bwenge mugira. ariko ukibaza, uyu muntu ni umurokore, ni umukristo? ese yarigishijwe, yaciye muri Sunday school? kiba ariko ufite Yesu nk'umutabazi, ari mu bwihisho bukomeye. Imana ikugirire neza. ni mwene so Pasiteri Imana ishimwe Emmanuel. ndatanga telefone de kubyiyumvamo. 0784637678. baye uri hanze, hari abarundi badukunda, ni uguteranya 250 78 4 6 3 7 6
8. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Shalom shalom. Zaburi ya mbere.